Swapfone. Abantu barambajije ngo ese koko iriya iri muri Swapfone ni payi ya nyayo? Iba yari ya nyayo se ko kuri Swapfone haboneka nyinshi ntibyatuma payi itagaciro? Reka tubirebere hamwe, ariko kandi turaza kwifashisha amakuru aturuka kuri Binance Square. Niyo mpamvu muri iyi video uri buze kumvamo dusobanuraho gakeya uko iyi Binance Square ikora, hanyuma tugakomezanya n'ikiganiro. Swapfone ikomeje kwamamara, ariko kandi mining yayo irakomeje. Wowe uyishaka ushobora kuyijoininga. Reka dutangirane no gusobanura Binance Square icyo ari cyo mbere yo kugira ngo twinjire mu kiganiro nyirizina. Reka dusobanukirwe. Binance Square ni community platform ya Binance, aho abantu basangizanya amakuru n'ibitekerezo, isesengura ku bijyanye na crypto. Ni nkaho hari social media ya crypto traders n'abashoramari. Urwo rubuga nirwo rwitwa Binance Square. Niho hantu hambere hagaragaye amakuru avuga kuri Swapfone Exchange. Ku muntu mushyashya, iyi Swapfone turi kuvuga ni exchange nshya iri kuvugwa cyane nyine kuri urwo rubuga mvuze hejuru nka Binance Square, ivuga ko yazanye uburyo bushya bwo kumayininga cyangwa se mobile game ishobora no guha abantu amahirwe yo kumayininga cryptocurrency nka Pi network, Ethereum, XRP cyangwa se Bitcoin. Ariko byose binyuzwa muri coin yabo yitwa USDC, hanyuma ukayihinduramo izo coin mvuze haruguru. Twese hamwe twamaze gusobanukirwa icyo Binance Square ari cyo. Noneho umuntu wambajije ati se Pi igaragara muri Swapfone ni ya nyayo? Mbere na mbere reka mbanze nsobanurire aka kantu. Kuba ukora mining nta kindi kintu bakwishyuje, wowe icyo ubusabwa no gukora mining gusa. Swapfone ntabwo tuje kuvuga ngo nta gaciro ifite, nta nubwo tuje kuyikagenera, kuko igihe batanze ntabwo kiragera. Tuzarindira nyine bigerweho. Ahubwo wowe urasabwa kumayiningira ku gihe, wamara kumayiningira ku gihe ugahita wituriza, ugategereza itariki batanze. Rero kuri uru rubuga rwa Binance Square hari abantu bagiye batangaza ibintu bigiye bitandukanye. Ubu ngubu hari abantu bagiye bazanaho amakuru avuga ko Pi yamaze kugera muri Swapfone nyirizina. Nyine ushobora no gutradingamo Pi nyine ya Pi USDC, usibye ko future yaho itarafunguka. Hari abandi bavuze ko airdrop ya Pi ihari, ariko igenewe abantu 10 bonyine, haribo banyamahirwe mu gutsindira Pi 200. Hari amakuru avuga ko USDC Mining yatangiye, buri muntu ashobora guhabwa iyi USDC imwe. Ibingibi ariko ni nako bimeze, proof yabyo yo irahari, kuko tuyijoininga twamayiningaga iyi coin imwe ku isaha. Ubwo mu masaha 28 bakaguha nyine 24, hanyuma uga bonus yuko watumiye buri murefera wese uzanye bamuguhera USDC imwe. Ni ukuvuga ngo umuntu winjijemo umuntu umwe yarabaga afite ubushobozi bwo kumayininga coin zikubye kabiri izo yahabwaga. Hari abavuga ko Swapfone irimo no gutanga service nk'iza Binance Connect cyangwa se peer to peer support. Bigaragara nk'aho ari ikimenyetso cy'uko Binance yaba ikurikirana umushinga wa Pi bucece, kubera ko ari naho hambere yaturutse. Nicyo abantu bashingiraho bavuga ati se yaba ari Binance yakareye iyi Swapfone hanyuma ikaza gukurikirana amakuru ya Pi gahoro gahoro. Nyuma y'uko Swapfone isohotse, abantu mwagakwiye kwibaza ngo ahubwo abantu bari inyuma y'uyu mushinga wa Swapfone ni bande. Ikintu gikomeye abantu bakwiye kumenya nuko abari inyuma ya Swapfone ntago bazwe neza. Nta makuru ku bantu bayihanze, founders cyangwa se transparency kuri team cyangwa se headquarter y'abakoze uyu mushinga. Exchange zikomeye nka Binance na koko ni zose zerekana neza aho zikorera, ubuyobozi bwazo, ariko Swapfone ntibiratangazwa ngo bijye ahabona. Niyo mpamvu ngusaba ngo wowe komeza umayininge, hanyuma numara kumayininga utegereze kiriya gihe batangaje. Muzi neza ko batangaje igihe cyo ku listinga
coin yabo tumayininga, hanyuma igihe kigeze ntibayilistinga, ariko batanga impamvu, ntabwo ari ibyatuma ucika intege. Ku buryo bworoshye rero iyi Swapfone hari abantu bambwiye bati se uyibona gute? Nkurikije uko njyewe nyibona ni exchange, birashoboka ko ishobora kuba exchange ishaka kwiyubaka nka Binance, ariko kandi ikiri ku rwego itarubaka ibikorwa, hakirimo speculation cyangwa se kuvugwa nyine kugira ngo abantu bayimenye, kubera ko abantu bayikozwe ntabwo tubazi neza, nta transparency ku matimu cyangwa headquarter nk'uko nabivuze hejuru. Ni byiza kuyifata nk'umushinga ushobora kuba marketing project, aho kwishyiraho icyizere ku rwego rw'izindi exchange nka Binance, ariko nazo niko zitangira, nayo ibishobora kuba yakubaka ibintu byayo ikabigenza neza. Rero ku bantu bambajije ngo Pi mbonamo niyo, igisubizo ni iki ngiki. Ntabwo nahakana ko atariyo, kubera ko nyine ifite icon ya Pi, usibye ko ari ibintu bashobora aba developer bashobora ku designinga bakayishyiramo. Ilistinze nta giciro gihari, wowe icyo usabwa ni ukumayininga tugategererezanya twese hamwe. Nk'uko mubizi Pi network ubwayo ntabwo yigeze ivuga ko ifitanye imikoranire n'iyi Swapfone, nk'uko yagiye bitwereka igeze ku ma exchange manini nka OKX. Iyi project ikoreshwa mu buryo bwo gukurura abantu, kubera ko abantu bamayininga Pi ni benshi, hanyuma rero trick yo kuba babinjirira mu izina ryabo nabyo bishobora kuba byafasha. Mining ya USDC nayo irimo kugaragara mu kuntu batanga coin nyinshi, ariko nanone ntabwo wabishingiraho uvuga ko wenda idashobora kuba yaba iy'agaciro, kuko itangirira hasi ikagenda izamuka. Ikindi kintu gituma abantu Swapfone bayishidikanyaho ni ukubera ko ishingiye ku bari fero. Buriya umushinga wose uzagusaba gutumira abantu ukabona babigize ibintu biri high, haba harimo akantu kuko bashaka kubaka community n'ibindi byinshi bitandukanye. Ahubwo wowe ubitekerezaho iki? Swapfone uyifata gute? Ni marketing project, ni exchange izakora ibintu bihambaye kuri wowe? Tanga igitekerezo cyawe muri comment, kandi wibuke gukanda subscribe, like, share kugira ngo tugume tube umuryango mugari w'abantu bakora cryptocurrency. Tugira group WhatsApp ducishamo update zigiye zitandukanye, tutiriwe tuza hano kuri YouTube channel. Uratujoininga uciye handitse Moa, ubwo ni muri video description ndetse na comment ya mbere n'ikivuga. Reka tugume tubane, icyo musabwa no kumayininga. Ibyiza biri imbere, ntago ibyiza bishobora kuza utakoze, wabireba nk'amatangazo, ariko kandi nta nubwo ukwiriye kwizera ko ari ibintu bije guhindura, hari ikintu bije guhindura 100%. Ubwo nizere ko wambajije asubijwe, wenda ibisubizo nimba bidahagije, ariko nanone uko nguko niko nabyumvaga. Iyo Binance Square navugaga ushobora kuyisura uciye muri Binance nyine app, ugakanda ahanditse market, ubundi ugascrollinga utambika, uraza kubona nyine ahanditse Square, ujoininga urebe urwo rubuga. Batangiraho ibitekerezo bigiye bitandukanye nk'uko twandika kuri Facebook. Ushobora kujoininga ugafunguramo urubuga rwawe, birashoboka cyane. Byose hamwe ni ukugira ngo twungure ubumenyi muri iyi nzira ya cryptocurrency, kandi twungukire hamwe twese. Ni byiza ko ukora mining uyifatanya n'ibindi bintu kugira ngo itakurambira. Ibyinshi turabikora ntihagire amafaranga bitanga y'ako kanya, ni ngombwa rero ko umuntu abivanga n'ibindi. Ndagushimiye, reka nizere ko tuzabana mu bindi biganiro, kuko byo nakagaruka buri munsi saa 12:05 za mu gitondo. Ikiganiro mba namaze kugishyiraho. Reka tubane mu zindi video. Imana ibarinde.